abagabo nibo bambere abantu abambere bagira ibintu by'ikinyoma cyane, kubera ko turabesha iyo turimo kurambagiza umuntu. Iyo mufashe mugatangira ibintu byo guharira, ibintu biba byazambye. Joni muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire ubumenyi. Abavandimwe badusangire nidanangaha, ndabasaba kuri subscribe no ukanda kukazogera. Nanjye narabikoze nkora subscribe nkanda no kukazogera. Murakoze. Muraho abavandimwe badusangire, reka tubanze dushimire umwana Dani wadukoreye ako karirimbo keza gatangiza ibiganiro byacu bya dusangire. Dushimire na Agrotech y'iwacu hafi y'isoko rikuru, niyo twakuye izi mbuto za dodo nziza cyane kandi zabashije kutugera hano muri Texas. Twasaruye turarya turanezerwa, ariko ikintu nashaka ko tuganira uyu munsi ni biki tugaburira abana bacu. Cyo nicyo kiganiro nifuza ko tuganira ku munsi wa none. Twebwe nk'ababyeyi tukunda gutekereza cyane ku bintu tugaburira abana bacu by'imibiri bitunga umubiri, tukibagirwa ibitunga ubwonko cyangwa n'ubugingo. Akenshi ababyeyi twonsa abana bacu kugeza igihe bavira mu rugo rwacu bakajya mu ngo zabo. Akenshi mu gihe cyose bakiba mu rugo rwacu, byinshi biga babyigira ku babyeyi. Iyo babibuze ku babyeyi babyigira hanze. Niyo mpamvu usanga abana kenshi batoragura imico mibi hanze. Ariko byose nk'ukuntu murabizi ku biganiro by'ubushize, umugore wanjye yari yavuze yuko ko akurikije kuri ya somo Imana yavuze yuko ko yaremye umugabo n'umugore babe umwe, n'umugabo n'umugore babe umwe. Ariko usanga kenshi uburyo twashakanye bigira ingaruka zigera ku bana, kubera ko usanga kenshi ntabwo tuba umwe. Tukaba umwe n'akabari, tukaba umwe na televiziyo, tukaba umwe na telefone, tukaba umwe n'abitwa ngo ni inshuti. Abo ngabo bose ugasanga n'ibyo byose ugasanga nta kintu bitanga mu burere bw'abana bacu cyangwa mu mibanire yacu, umudamu n'umugore. Umugabo unyumva ngaho, wibuke yuko cyagiye mukirambagizanya, ukivuga ibintu bya ndagukunda, ndagukumbuye, nakubuze. Utekereze ko igihe mubonanye noneho utekereze umwana wawe ari hafi aho ngaho akureba. Utekereze umwana wawe ari hafi aho ngaho akureba. Ni buriya buzima mwakagombye kubamo uyu munsi. Ni buriya buzima umugabo n'umugore bakagombye kubamo uyu munsi. Kuko iyo mubibayemo uyu munsi biba byiza. Kereka nimba rwa rukundo mwagiraga, urwita urukundo mwagiraga rwari urukundo rwo kubesha kugira ngo buri umuntu agere ku kintu runaka, buri umuntu agere ku kintu runaka, kugira ngo mbashe nshake nzitwa umugore, mbashe nshake nzitwa umugabo, cyangwa nzabashe kumubona naramushakishije n'ibindi bintu byose. Ibyo bintu nimba ari byo bishingiyeho, kuko ahantu urukundo rwacu ruhagarariye, nimba urugo rwacu ruhagarariye ku kinyoma, nimba ruhagarariye ku bwoko, nimba ruhagarariye ku madini, nimba ruhagarariye kubera ko ni mwiza. Murabizi ko mwiza ni ibintu biterwa n'uwari uburyo umuntu abibona. Hanyuma rero cyangwa nimba bihagarariye ngo ni muremure, ni mugufi, iwabo bameze gutya. Ibyo ngibyo byose, ibyo ngibyo nta kintu bitanga kugira ngo urugo rwanyu rube urugo rubumwe. Urugo rubumwe, urukundo rwawe ruturuka ku Mana, ni rushingira kuri ibyo bintu. Uyu munsi nimba ufite urugo rwawe, wa mama we, wa papa we,
ukaba uzi neza yuko ku rugo rwawe rushingiye ku binyoma, rushingiye ku marangamutima, ni umwanya wo kwicara n'umugabo wawe mukabiganira naho, mukareba ukuntu abana banyu babasoroma mu mitima imeze neza, imitima irimo ukuri, imitima irimo urukundo rw'ukuri. Urukundo rutarimo ruriya rushingiye ku marangamutima ntirutinda kugaragara. Uzabibona ntago umugabo azaba ari hafi yawe cyane, inshuti azaba ari televiziyo, azaba ari kabari, azaba ari abantu bo hanze, telefone, interinete, niwe azaba ari inshuti yawe bwa mbere. Ni ibimenyetso bigaragaza urukundo rushingiye ku binyoma, urugo rushingiye ku binyoma. Ibimenyetso bigaragaza urugo rushingiye ku rukundo rw'ukuri urabimenya nabi. Inshuti yawe ya mbere aba ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ariko cyane cyane abagabo ni twebwe dukunda kubesha, ngewe bijya binambabaza cyane, mbivuze numva nambabaye cyane. Abagabo nibo ba mbere abantu abambere bagira ibintu by'ikinyoma cyane, kubera ko turabesha iyo turimo kurambagiza umuntu. Urukundo rw'ukuri rero, urugo ruhagarariye ku rukundo rw'ukuri urarumenya. Umugore wawe niwe uba inshuti yawe ya mbere. Ndabwira abagabo, ku bagore inshuti yawe ya mbere aba ari umugabo wawe. Ariko abagore b'abandi ari n'igihe batinya, ni uguceceka, nta kintu bashobora kuvuga, nta kintu bavuga, ni ukwicisha bugufi. Ibyo ngibyo babyita ngo gutinya, si ukubaha, ntabwo ari ukubaha, ni ugutinya. Uba watinya umugabo wawe kubera ko ni umutware uba uri hariya, kandi ubutware kuba uri umugabo ntabwo ari kuba ufite uburyo witwara kwawe, abantu ngo imico ya kera, ibyo byose ari imico nimba ariko yavugaga, nta kintu itanga kugira ngo abana bawe babashe kubasaruramo urukundo n'umutekano. Icya kabiri, urugo rushingiye ku rukundo y'ubumwe hagati y'umugabo n'umugore. Abana bawe ubagira inshuti zawe. Iyo tugize abana bacu bakaba inshuti zacu, bagira umutekano. Umutekano mvuga ntabwo ari umutekano wo kurindwa nakubitwe cyangwa iki, uretse ko n'ibyo ngibyo ntabwo babigira, kuko abana aho umugore n'umugabo bakundana ntabwo bakubagana, ahubwo abana bagira ibibazo iyo wababuze urukundo mu rugo, bajya kurushaka mu zindi nshuti. Ariko iyo mugize abana banyu bakaba inshuti zanyu, iyo bagiye hanze ubwonko bwabo buba muri competition yo kugereranya. Bari abantu bose ndimanga, ninde umara urukundo nka papa, nimo urukundo nka mama. Ugasanga umwana aba mu mutekano, aba mu buryo nakwita buri rationel, atari uburyo buri rw'amarangamutima. Nuko rero reka mbabwire ikintu kimwe ababyeyi, ari gahunda twatangiye mu rugo kandi tuyimaranyemo imyaka 5 irenga. Nimugoroba twicarana n'abana, iyo turangije kurya twicarana n'abana tugasoma Bibiliya. Buri muntu akagenda afata igice akasoma. Uyu munsi nimba ari Queen, uwo ngo ni umukobwa wacu, nimba ari we yasomye akatubwira icyo byamukozeho ku buzima bwe, natwe tukabivuga, tukagira icyo tubivugaho. Ejo ni njyewe, ejo bundi ni mama wabo, ejo bundi ni Janti. Ibyo ngibyo tukabikora buri munsi, ni routine, ni ibintu bizwi. Abana bakabonamo buriya bumwe buriho. Babyeyi, reka mbabwire ikintu utazajya wibesha kubura iyo kazi, utazajya wibesha kubura iyo uyifite. Sangirana n'abana bawe amafunguro, cyane cyane kubera ko buri mu kazi cyangwa ugiye wanga, ariko ya nimugoroba mwicarane n'abana banyu, musangirane ku meza muri kumwe n'abana. Mwamara mwicare mushake ikintu cyabahuza. Ariko nuva ari ukajya kuri televiziyo, urangije kurya ku meza mukajya kuri televiziyo ubwanyu cyangwa kuri telefone cyangwa ku mipira, uba wamushize iruhande, wamushize umwana muri parenthèse,
washize umugore wawe muri parenthèse cyangwa ukajya muri mu kabare. Reka ari ibintu nkunda kubwira abantu nkavuga ngo urugo rwacu imigisha yayo ni abana bacu. Iyo abana imibereho yabo imeze nabi akenshi bayikura mu babyeyi, twebwe ababyeyi. Tekereza abana warabarutishije ibindi bintu. Tekereza abana baraza bakubona wowe na mama imibanire yanyu nta kigenda. Ubumara ababyeyi bahereza abana ni guharira kujya impaka hagati y'umugore n'umugabo. Iyo mufashe mugatangira ibintu byo guharira, ibintu biba byazambye. Niwo bumara bwa mbere ababyeyi bahereza abana. Ibindi byose bishimangiye kuri ibyo ngibyo ni biriya bintu navuze. Reka ba inshuti y'umugore wawe, umugabo we ba inshuti y'umugore wawe, mwiyegereze. Kandi nimba uzi neza yuko hagati yanyu mwashakanye ku buryo bw'ikinyoma, mubanze muri reconcile. Ndanashimira umugabo twiganye muri kaminuza mu Rwanda wambwiye ejo bundi ko yicara amaze kumva iganiro twakoranye na madamu, ngo yicaranye n'umudamu we amubwira ko yamushatse ku buryo yakoresheje uburyo butari mu rukundo, yakoresheje inzira zitarizo z'ibinyoma no kumushuka, ngo byabaye amarira igihe bari barimo kuganira, ngo umugore yararize nawe ararira, ariko babashe kwiyunga bagira inzira nziza. Ubu ngubu ngo bafite ibyishimo. Imana igumugisha. Nuko rero twese twigira aho ngaho. Urukundo hagati y'umugore n'umugabo bitanga imigisha ku bana, bikabaha uburyo bwo guhitamo neza, bikabaha n'ubwenge, aho gufata umwanya wo kurwana mu mutwe. Papa wanjye yitwara gutya, papa wanjye ahora kuri televiziyo, papa, ahubwo akabona mama na papa bari kumwe, igikurikiyeho akumva nezerewe, akumva afite amahoro, akiga neza, akagira imico myiza. Murakoze rero kuri dusangiza ibintu by'urukundo. Mwibuke gukora subscribe ahangaha, musangize n'abandi. Uwiteka barinde.